Ndabasuje cyane aho muri, nitwa Nelson Mucyo. Mbazaniye iki gitabo cyitwa Va muri Karande mbi Akira Zahabu yawe, cyanditswe n'umutambyi Fidèle Nzigiyimana. Iki gitabo nagira umugisha wo kuba muri ekipe mu mirimo yo kugitegura kugira ngo kizajye hanze. Vuba kizajya hanze, abantu benshi bazagisoma. Nari nje hano kubabwira point cyangwa ingingo nkeya cyane kugira ngo ntibakundishe abantu bose badukurikiye. Murabona njyewe Mucyo mfite aho nkomoka kuri papa wanjye witwa Kamari, nawe agakomoka ku wundi witwa Buhiga, nawe agakomoka ku bandi. Iki gitabo rero nasanze harimo uruhererekane rwa za karande dusanga mu buzima bwacu dufite tutazi aho zavuye. Hari ibintu turwana nabyo umunsi ku wundi bidutsikamira ariko ntitumenye inkomoko yabyo. Iki gitabo rero ni igisubizo cy'ibyo bintu byose. Hari ibyo ujya kwisanga ugasanga uba mu buzima bwo kuzerera, uba mu buzima bw'ibibazo bitandukanye, uruhurirane cyangwa urusobe rw'ibibazo byinshi bikuzitiye, ibintu bituma utagera ku cyo wifuza kugeraho. Ukajya gusanga buri teka uhora mu karongo gatukura, uhora mu bukene bukabije, uhora mu bibazo, ntago wubaka ngo bikunde, nta nshuti igira, nta gikundiro. Nza gusanga byinshi bifite aho bikomoka. Biri muri iki gitabo rero. Ushaka kwisobanukirwa no kugira ngo uzagere ku bukire, kubera ko numara kwisobanukirwa no kuva muri izi karande mbi, hano handitswe ngo uzahita wakira iki? Zahabu. So hari ikibazo rero muri iki gitabo, harimo inkomoko y'ibintu bitubaho, hakabamo n'igisubizo kugira ngo uzagere kuri zahabu yawe. Ndagushishikariza aho umuntu udukurikiye kugira ngo nawe uzagira amahirwe iki gitabo kigisohoka uzagishake, ugisome, uzisobanukirwaho cyane, kandi hari ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bwawe. Ikindi, nta nubwo kandi bitangaje kuba tuba mu buzima tubamo duhura n'ibibazo bitandukanye. Naje gusanga kuko iki gitabo kiri related kuri Bibiliya, uzasanga imirongo bihuye, kandi nasanze no mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya umwanditsi w'iki gitabo yatweretse ingero z'abantu bahuye n'ibibazo muri Bibiliya, barimo ba Yakobo, barimo ba Dawidi. Hanyuma naje gusanga muri iki gitabo yaduhaye urugero rw'umuntu wagiye gukorera kugira ngo bazamuhe umugore, akora imyaka 7 yose. Bagiye kumuha umugore, bamuha uwo atashatse, barongera bamutegeka gukora indi tena 7 kugira ngo bazamumuhe. So hari igihe tujya kwisanga tugasanga turi mu buzima bw'abantu dukorera ntibaduhembe, tukamara imyaka myinshi tuzi ngo turi gukora, tukaba productive, ariko ntitugire icyo tugeraho. Wowe muntu nkurikiye rero, ibyo byose bifite aho bikomoka. Muri iki gitabo harimo igisubizo cy'ubuzima ubayemo. Karande twasanze ari ibintu bimeze nk'umuco, nk'imigenzo twagiye dukorerwa, bitubaho, tukajya kwisanga tubirimo tutarabigizemo uruhare. Wabivamo ute rero? Muri iki gitabo harimo igice cyitwa igice cy'ubukire. Igice cy'ubukire rero nugisoma uzasanga hari icyo wakora kugira ngo yakarandi kuveho. Icya mu byo nasomye, kuko nkuko nababwiye turi ekipe na bagenzi banjye baraza guca hano, nasomye ko gusenga usaba kugira ngo ubohorwe, deliverance, nicyo kintu cya mbere Imana igukorera. Yo wayisenze ukasobanukirwa n'imitekerereze yawe, n'imikorere yawe, n'intege nkeya zawe, Imana ikikora irakubohora. Yamara kubohora ugatangira gukora ibintu byose bikagenda neza, ukagira favor, ukagera ku byo wifuza. Nshoje rero nkwinginga cyangwa usaba, ni wumva makuru y'uko igitabo cyasohotse, ndabizi hari ubuyobozi buzabagezaho aho muzakibona, za library muzagisangamo. Yewe wenda bazana babwira n'ahantu wagisoma online, ariko icyo nakubwira gusa nuko umenya amatwi amenye ko hari igitabo cyitwa Va muri Karande mbi Akira Zahabu yawe kiri mu nzira yo kugira ngo kizasohoke, cyanditswe n'umutambyi Fidèle Nzigiyimana. Imana ibahe umugisha.